wakagombye kuba uyu munsi ubu uyiraranye ukayigira mu rugo iwawe, kuko ngiyi intungamubiri udakwiriye kubura mu rugo rwawe, by'umwihariko kuri ba bantu batangiye urugendo rwo kureka isukari, kuko isukari ni ingome nimbi kandi igirira nabi ubuzima bwacu. Isukari igirira nabi amagufwa yacu, isukari igirira nabi ubwonko bwacu, ni umwanzi wa vitamine B ya mbere. Isukari ntabwo ari nziza na gato kuyikoresha, by'umwihariko ku bana tuba tubahemukiye cyane. Nongeye kugaruka imbere ya kamera nanone inshuti muvandimwe, ndagushuhuje wowe unezezwa n'ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Ni Proficient Kayitare. Nanone kandi muri uyu mwanya ndagushimira cyane ko dukomeje kubana, dukomeje gusangira ubumenyi. Icyo niyemeje ni ukubasangiza ubumenyi. Ntacyo nzikenga kubigisha nkizi ngo kitugirire umumaro twese. Ariko mbere y'uko twiga, ikiganiro cy'uyu munsi kigiye kwibanda cyane kuri molasses. Molasses cyangwa se melase niyo tugiye kuvugaho. Ngiyi ko nibimeze molasses. Mbere y'uko rero tuyiganiraho, reka mbasomere aya magambo. Ibyashuwe cya 4 murongo wa 11 uravuga ngo, Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose. Igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Nshuti muvandimwe, Imana niyo yaremye byose. Imana niyo yaremye byose kandi kuba biriho niko yabishatse. Ibyaremwe bigaragaza urukundo rw'Imana kandi bigaragaza icyubahiro cy'Imana, ubushobozi bwayo, ubutware bwayo, gukomera kwayo. Niyo mpamvu abantu bose bakwiriye kuramya Imana yonyine, akaba ariyo bahimbaza. Imana yaturemeye ibintu bikomeye kandi Imana yaturemeye ibintu bitangaje. Iki kintu shaka kuvugaho cyitwa molasses cyangwa se melase. Molasses ni product ikorwa binyuze mu itekwa ry'isukari. Iyo bateka ibisheke cyangwa se beterave kugira ngo babone isukari, bamaze kubona isukari, hari ibisigazwa cyangwa se ibisigarira, ari byo twita molasses. Iyi molasses ikaba igizwe n'intungamubiri nyinshi cyane. Harimo vitamine B ya 6, harimo intungamubiri nka manganese ndetse na magnesium. Ibi bikaba ari ibinyabutabire cyangwa se ari umunyu utuma umubiri ugira imbaraga. Kandi molasses ifite iron yongera amaraso, ikagira calcium yongera gukomera kw'amagufwa, ikanagira nanone intungamubiri nka carbohydrates zongera n'ubundi imbaraga umubiri wawe. Hari potassium ituma umutima wawe utera neza n'amaraso agatembera neza, n'izindi ntungamubiri nyinshi ntashobora kurondora nona. Molasses yingiyi ni nziza cyane kuko ni antioxidant. Ituma umubiri ushobora kwirwanaho kandi ukarindwa guhangana ubwawo. Hari ibyo twita autoimmune, aho usanga umubiri wirwanya ubwawo, ugasanga abasirikare b'umubiri barirwanya ubwabo. Iyi molasses iburizamo icyo kintu, kandi iyo uyikoresha ubudahangarwa bwawe buba buhagaze neza. Icyo rero ni ikintu cya mbere molasses ifitiye umubiri wawe, kandi ibikiye umubiri wawe. Niba uyikoresheje uzagira ubwo buzima bwiza binyuze mu kuyikoresha. Ikindi kandi, kubera wa munyungugu wa iron, molasses yongera amaraso ikanavura indwara ya anemia. Niba ukoresha molasses ntuzigera ugira ikintu cyitwa anemia. Kandi nanone molasses irinda constipation, kubera yuko
umubiri wawe irawusukura. Ugomba kuyikoresha kugira ngo ikurinde constipation cyangwa se impatwe. Niba ugira ibintu by'impatwe cyane cyane ku bana bato, koresha molasses, izakugirira akamaro cyane. Ikindi kandi kubera wa munyugugu wa calcium, molasses izagufasha cyane gukomeza amagufwa yawe. Wowe muntu ugira ibibazo bya arthritis, guhekenywa mu magufwa, kuribwa mu magufwa, kubabara mu ngingo, guhinuka babara, ntushobora kurutama, koresha molasses izagufasha cyane kuko ifasha cyane ubuzima bw'amagufwa. Waruzi ko nanone molasses ifasha cyane umusatsi kuba mwiza kandi ukaba ushobora gukura vuba. Kuyinywa cyangwa se kuyikoresha bishobora kugufasha kugira umusatsi mwiza n'uruhu rwiza, ndetse ntago bigarukiraho gusa, aho gishobora no kukurinda n'indwara z'uruhu cyangwa se ikanazivura. Dore uko molasses ishobora gukoreshwa. Ushobora kujya ufata akayiko ukakavanga kuri salade, wenda wakase urunyanya, karoti, kokombure, igitunguru, tungurusumu, cyangwa se wafashe izindi mboga wowe ushobora kubona aho uherereye. Niba wamaze gutunganya salade yawe, shiraho ibiyiko 2 bya molasses, hanyuma uvange urye. Uburyo bundi bwa kabiri nuko ushobora kuyivanga mu gikoma. Ikiyiko 1 cyangwa se 2 mu itase y'igikoma iragufasha, kandi ubwo nta sukari uri bube ukeneye gushyiramo. Ikindi nanone ushobora guteka nka bimwe mu birungo dukunda kwifashisha kugira ngo dukore icyayi cy'ubuzima, wenda romare, wenda ni thyme, wenda ni hibiscus, wenda ni umwenya, wenda ni cinnamon benshi bita umudarasini, n'ibindi birungo ushobora kuba wowe ukunda. Icyo gihe niba umaze gukora icyo cyayi cyawe, shiramo ikiyiko cya molasses unywe, by'umwihariko bikore ku mugoroba. Molasses izagufasha cyane kandi izakurinda indwara nyinshi cyane. Ubundi buryo nanone ushobora kuyikoresha nuko ushobora kuyivanga na shampoo, cyangwa se ushobora kuyivanga n'undi muti wowe ukunda gukaraba mu mutwe mu rwego rwo kurinda umusatsi wawe, hanyuma umusatsi wawe ukarushaho kuba mwiza cyane. Ndagira ngo ngusabe, niba molasses udashobora kuyibona, nyandikira kandi umbwire urangire uburyo ushobora kuyibona. Icyakora niba ushobora kuyibona, wakagombye kuba uyu munsi ubu uyiraranye ukayigira mu rugo iwawe, kuko ngiyi intungamubiri udakwiriye kubura mu rugo rwawe, by'umwihariko kuri ba bantu batangiye urugendo rwo kureka isukari, kuko isukari ni ingome nimbi kandi igirira nabi ubuzima bwacu. Isukari igirira nabi amagufwa yacu, isukari igirira nabi ubwonko bwacu, ni umwanzi wa vitamine B ya mbere. Isukari ntabwo ari nziza na gato kuyikoresha, by'umwihariko ku bana tuba tubahemukiye cyane. Rero ngiki ikinyobwa wakagombye kuba ushobora kubona. Ariko isukari mvuga igirira nabi ubuzima bwacu ntabwo ari ya sukari yitwa brown sugar, isukari itarimo za lime, ahubwo ndavuga ya sukari y'umweru ibirimo na product za lime, niyigirira nabi umubiri wawe. Ariko niba ushobora kubona brown sugar, ya sukari imeze nk'ikintu cy'igisheshe, iyo ni nziza cyane, n'ubundi ni nayo sukari wakabaye ukoresha. Ndagira ngo nkubwire yuko isukari iri muri molasses ibihagije, nta nubwo ubukeneye izindi sukari wakoresha. Imana rero igufashe, niba ubasha kuyibona uyikoreshe, izakuvura amagufwa, igutunganyiriza imikorere y'ubwonko, igukemurira ibibazo by'uruhu, izakongerera imbaraga, izarinda ubudahangarwa bw'umubiri wawe, kandi itume wituma neza, n'ibindi byinshi ntashobora kuvuga muri aka kanya. Reka tubonane ubutaha mu biganiro byacu. Uwiteka nabishima, kandi
ngusaba gusangiza inshuti zawe ibi biganiro n'ibi byigisho, ndetse unashyira mu bikorwa ibi kugira ngo wowe ubwawe ube urugero n'icyitegererezo koko byagufashije. Nta nubwo wenda ngusaba ngo bigarukire aho gusa, ahubwo ugire umwiteguro wa nyawo wo kuzabona Yesu atungutse ku bicu, kandi uzaragwe kuba mu isi nshya, atari iyi si yuzuye imibabaro, urupfu, ibihombo, agahinda n'ibindi. Tuzabane mu isi nshya, ya yindi Yesu yagiye kudutegurira. Ugira amahoro, Uwiteka abane nawe.